Ndagusuje wowe nkurikiye kuri YouTube channel Rama gira impagarikiye n'ubugingo, kwifurije ubuzima buzira umuze, kwifurije kandi kurama ukarema ibyiza. Nitwa Louise nk'ibisanzwe, nifuje ko tuganira uyu munsi ku ndwara nshya idakunze kumenyekana, ariko abana bayirwaye bakakunda guhohoterwa kubera ko baba ababyeyi baba abarezi babo ntabwo baba bafite amakuru kuri iyi ndwara cyangwa se ahubwo batanazi kwibaho. Wowe nkurikiye rero ufite umwana cyangwa se ukaba uri n'umurezi, wihangane wumve iki kiganiro ukirangize. Ntabwo ushobora kuzongera guhohotera umwana ufite iki kibazo, nawe mubyeyi nuko, ndetse n'abamusigarana bamurera nabo baramutse babimenye ntabwo bakongera guhohotera abana bafite iki kibazo. ADHD ni indwara mu magambo arambuye ni Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ni indwara yitwa kugira akavuyo mu mikorere. Reka ariko ingenekereza mu Kinyarwanda. Iyi ndwara abana bayifite hari ibimenyetso bagaragaza. Igitangira hakaba noneho n'imyitwarire bazaba bafite, ndetse ariyo ikunda kuba intandaro y'ihohoterwa ryabo muri sosiyete. Aba bana aho bari ku ishuri, kubera ko baba bafite imyitwarire rimwe na rimwe ubona atari myiza, hari n'igihe biba ngombwa ko abarimu barezi babo babirukana cyangwa se rwose bakabinuba, kandi mu by'ukuri umwana yarahuye n'iki kibazo. Ntega amatwi rero tubiganireho, wumve ibi bimenyetso nubisangana umwana, nabarangira kwihutira kumushyira abaganga, cyane cyane abapsikologe, abaganga bize iby'imitekerereze, nabo bakaba bagufasha cyangwa se bakanakoriyanta ahandi hantu ushobora kujyana umwana, ariko ku ikubitiro uyu mwana agomba gushyirwa abaganga mu by'imitekerereze. Niba kandi uwo muganga atari no hafi, no kwa muganga bisanzwe bashobora kugufasha bakagira aho bohereza uwo mwana. Burya iyo umuntu yegereye muganga biba byakemutse. Ibi bintu ngiye kukubwira nonaha nibyo nasomye mu bushakashatsi bwakozwe na Prof Ohad Bak, n'uwo muri Universite ya Ben Gurion. Iyi universite ikaba muri Israel, ikora ubushakashatsi butandukanye n'ubuvumbuzi ku bijyanye n'ubuzima bwa muntu. Niho nagiye kuri Google nyine nkukorera resume cyangwa se incamake kugira ngo nawe ugire amakuru kuri iyi ndwara ya ADHD. Iyi ndwara kandi bigaragara ko isa n'ifite ibice bibiri mu bana. Uyifite ashobora gukora cyane ariko agakora ibyo atumvise, ntabwo gatega amatwi ngo yumva, ahubwo arakora cyane. Ariko nanone hari n'undi wumva cyane ibyo umubwiye akabyumva akabyikiriza ariko ntabikore. Reka rero turebe ibimenyetso mu by'ukuri umwana uzahura n'iki kibazo atangira kugaragaza. Icya mbere ni uko uyu mwana aba adashobora gukontorora amarangamutima ye, ntabwo ajya abishobora namba. Ni ukuvuga ngo ashobora kurira mu gihe kitari icyo kurira, igihe cyo guseka ubona rwose nta mpamvu yo kurira, ahubwo yakaba yaseka umwana akarira. Ashobora no kurira mu gihe cyo guseka, akora mbese ibintu rimwe na rimwe amarangamutima yo ukabona ari ntayakontorora, ntabona uko ayashyira ku murongo. Icya kabiri kandi bagaragaje ni uko uyu mwana yumva urusaku rwinshi. Ibyo uvuze byose aba yumva umusakuriza, ibyo uri gukora akamusakuriza, ukaba yumva we aba yumva ko umusakuriza, akabyinubira, ukabona nyine yagize amahane. Cya gatatu, uyu mwana atinda kuvuga. Uyu mwana ufite ikibazo cy'aka kajagari mu mikorere cyangwa se akavuyo mu mikorere, ntabwo avuga vuba, aratinda
Icya kane kandi ni uko uyu mwana yanga uwo bahuza amaso. Iyo uhuje amaso nawe ararakara cyane, arababara, agira umujinya, mbese akanga kukureba mu jisho, noneho wamureba mu maso agahita arakara. Icya gatanu, uyu mwana akunda kuba wenyine. Ugasanga iteka ryose arigunga, ntashaka kuba hamwe n'abandi, ntashaka kwegera abandi bana bagenzi be, ndetse rwose ukabona nta nubwo abikeneye, ahubwo umwana arashaka kuba wenyine. Ni ikibazo gikomeye, iki kintu kirakomeye cyane. Icya gatandatu bagaragaje ni uko uyu mwana ntabwo ajya abasha kubona ahantu hari ibyago, cyaba ari ukujomba igiti cyangwa urutoki mu bintu abona byamwangiza, yaba ari n'igisimba cyasamye akaba yagishyiramo urutoki nta bwoba afite, cyangwa agashyiramo akaboko, mbese ntabwo abasha kudetekita ikintu cyamutera ibyago ngo ubone ko agitinye. Icya gatandatu cyangwa se ikimenyetso nyine cya gatandatu kuri uyu mwana uzaba ufite iyi ndwara y'akajagari mu mikorere ye, ni uko ntabwo ajya abasha gushyira ibintu ku murongo. Hari utuntu abana bakunda gukina bita puzzle, ukaba washyira uduce tw'imodoka cyangwa se n'ikihe gikinisho se ushobora gushyira ahantu, ukagikoramo ibice, ukamubwira uti ngaho ongera ubiteranye bibe byavamo ikintu. Abana bankurikiye barahita babimenya, ni utuntu bita puzzle. Ntabwo uwo mwana ajya abishobora. Iyo bimuhaye abishyira ku murongo umwe, linye imwe, bishoreranye, ku buryo kuza gukuramo ikintu gifatika ntabwo ajya abishobora. Uyu mwana kandi nakura hari imyitwarire azagira ijennye, cyangwa se nyine ya yindi ikurura ihohoterwa kuri we. Icya mbere, uyu mwana akunda kuvuga cyane, arasakuza cyane, akavuga amagambo menshi ku buryo abantu bamwinuba, ariko cyane cyane nko ku ishuri uyu mwana bakamwinuba kubera yuko aba adashobora guceceka, ukamwinginga ukamubuza bikanga, ntabwo ubwo bushobozi nyine abwifitemo. Icya kabiri, uyu mwana nta nubwo yicara hamwe, ntabwo yicara hamwe, aba nyine ashaka kuzerera, adashaka kuguma hamwe, yaba mu ishuri, yaba mu rugo, yaba mu rusengero cyangwa mu kiliziya. Uyu mwana aba ashaka kuzerera cyane. Ikindi cya gatatu ni uko uyu mwana akunda gukubagana bikabije. Reka mbisubiremo, gukubagana bikabije ku buryo buri wese abireba akavuga ati uyu mwana arakubagana, n'umubyeyi we akakubwira ati nanjye byarambenze, nanjye nabuze icyo nakora, ni ukuri ibi bintu birarenze. Ugasanga ari ku rwego rukabije rwo gukubagana, haba mu rugo, haba aho yagiye, haba mu bashyitsi, haba ahantu hose ari, uyu mwana akaba akubagana cyane. Impamvu nongeraho cyane nkanayitsindagira ni uko mu busanzwe norumaruma abana barakubagana, si igitangaza, ariko uyu we arakubagana cyane ukabona ko birenze. Iyindi komportoma ya kane ni uko uyu mwana atita ku bintu. Ntabwo uyu mwana yita ku bintu, aba ari tereriyo, aba ari biri hanze. Ni ukuvuga ngo nubwo wamusiga umusigiye telefone, kwa kundi umwana ashobora kwifuza kumuha telefone cyangwa se igikoresho runaka, akaba yakwihagurukira akagisiga aho ngaho, ntakiguhereze ngo akigusubize. Yabona ibintu biguye hasi ntabitoragure, mbese ubona mu by'ukuri bikabije kuba nta kintu yitaho. Icya gatandatu kandi kigaragaza uyu mwana, ajya arota ku manywa, akarota adasinziriye. Umuntu wese usinziriye ararota, ariko ntabwo mbizi, ibyo ntitubitindeho, ntabwo nzi ko iteka ryose usinziriye arota, ariko uyu mwana we arota ku manywa kandi atanasinziriye. Kanya gato ukabona umwana ararose ari ku manywa. Icyo ni ikimenyetso, ni imyitwarire, ni komportoma ya gatandatu
igaragaza uyu mwana ufite ADHD, akavuyo mu mikorere. Ikindi kikunda kuranga uyu mwana ni uko atajya ashobora kumvikana n'abandi na rimwe, ahora iteka ryose ashwana n'abandi bana, ahora ntabwo aba akeneye nta n'ubwo abishaka, mbese birakabije, agera ku rwego ruba rurenze ruri normal. Ikindi kigaragaza uyu mwana mu myitwarire ye ni uko uyu mwana iteka ryose ubona ajagaraye ku buryo bugaragara, umwana ku buryo umuntu wese umubonye avuga ati uyu mwana mu by'ukuri arajagaraye. Ikindi cya nyuma mu myitwarire ye ni uko atajya yita ku bintu byose byamuteza ibibazo, ibyo ntibimureba. Yakwambuka umuhanda yitonze ko yumva ashaka, ntabwo bafite bw'ikimodoka kigiye kuza ko gishobora kumugonga, niba batekereza ko wenda hari iramubona igahagarara, mbese nta tension akora, ntabwo ubona ikintu cy'ubwirinzi cyangwa kubona ko ikintu runaka cyamuteza amakuba ngo agihungire kure, ubona ntacyo bimubwiye. Iyi ndwara rero mu by'ukuri aba bashakashatsi na n'ubu baracyayikoraho ubushakashatsi bwimbitse, kuko ntabwo bari bamenya mu by'ukuri iyi ndwara ikiyitera. Hari aho bavuze ko ishobora kuba ari hereditere, ni ukuvuga ngo uruhererekane rwo mu maraso, ahandi bakavuga ko ari koromozome, mbese imiterere y'umuntu nyine ku giti cye, ariko mu by'ukuri ntabwo bari bagaragaza, ubushakashatsi bwabo buracyakora cyane kugira ngo bamenye ikintu cyaba gitera iyi ndwara ku bana. Ubwo nibamara gushyira ubushakashatsi bwabo buhambaye hanze, ni nabwo wenda bazashyiraho n'imiti ishobora kuvura iki kibazo. Iyi ndwara kandi murumva ko niba igira abana, abo bana nyine barakura. Iyo nta muntu wabakurikiranye ngo iki kibazo gikemuke, umuntu arayikurana, bya bindi byose akabikurana. Ese buriya iyo akuze ko tumaze kubona ya myitwarire ya wa mwana, iyo akuze byo muri sosiyete bigenda gute? Umuntu ashobora kuba ari umubyeyi, ashobora kuba ari umukozi, ashobora no kuba ari umukoresha, ashobora no kuba ari umuyobozi, ibyo byose yaba byo ariko afite iki kibazo. Dore rero ibintu nibura bigera kuri 6 nabyo bishobora kuranga uyu muntu mukuru ufite iki kibazo. Icya mbere, uyu muntu ntajya abasha kwicara hamwe, ahora agendagenda, ntabwo ushobora kumuha ibintu ashobora gukora yicaye umwanya munini ngo bimwemerere. Watekereza ko wenda ari ikibazo cy'umugongo cyangwa se ari nta kindi kibimutera, ntabwo kwicara hamwe bimukundira. Icya kabiri, kuri uyu muntu mukuru amabwiriza atanditse ntabwo ajya abasha kuyakurikiza, nubwo waba wabimubwiye gute akabyumva, arabyumva akanabyikiriza, yemwe rwose akumva ari na convince cyangwa akabyemera ko ibyo umubwira ari byo nta nicyo bimutwaye, ariko ako kanya agahita abyibagirwa akabisiga aho ngaho, ku buryo iyo utabyanditse ngo ajya kubitaho akajisho yongera abisome, ntabwo ayo mabwiriza abasha kuyakurikiza. Icyo ni ikibazo gikomeye. Icya gatatu kandi ni uko uyu muntu atabasha gutekereza akantu ku kandi, detaye z'ibintu ntabwo ajya azitaho ngo ube wamuha ikintu runaka agitekerezeho ikintu ku kindi akore detaye yabyo, ntabwo abibasha. Icya kane kigaragara ku bantu bakuru ni uko atabasha gukontorora igihe. Ibi ngibi muzabibona cyane ku bantu, ariko ntabwo ibi bivuga ko umuntu wese udakontorora igihe aba afite iyi ndwara, ahubwo ibi bimenyetso ndimo mvuga bigomba kuba bifite ukuntu bihurizwa hamwe, akaba ari bwo umuntu
wakwemeza ko afite iki kibazo, kandi ntabwo ari wowe ubireba gusa ngo ubyemeze. Nababwiye ko umuntu agomba kwegera muganga, cyane cyane muganga w'imitekerereze psychologist, akagufasha. Uyu muntu kandi igitangaje, ntabwo uzamuha koruganiza ibintu ngo abishobore. Organisation kuri we iramucarenjinga cyane, ntabwo wamuha gahunda ngo ayikore, iyo gahunda ize kujya mu buryo. Biramugora ndetse no kubishobora ni hamana, cyangwa se akabinanirwa completement. Ikindi cya nyuma uyu muntu mukuru azagaragaza ni uko adashobora gusobanura ibintu by'ibanze, ntabwo ashobora gupanga ngo yihe intego. Kwiha intego ni ikibazo kuri we, ntabwo abishobora rwose. Ibi rero nkubwiye byose ni ibimenyetso bigaragara haba ku bana, haba ku muntu mukuru wagize cya kibazo ADHD, cyangwa se indwara y'akavuyo n'akajagari mu mikorere iba itarakemutse. Nongere nkwibutse kugana muganga. Ibi yari amakuru, ariko icy'ingenzi ni icyo ukoresha ayo makuru. Mwarimu, umurezi, mubyeyi, wowe unkurikiye muri iki kiganiro, kurikirana imyitwarire y'umwana wawe ya buri munsi, urebe ko wenda ibyo ubona bikabije bitaba ari ikibazo. Ntuterere iyo ngo ubyite ko ari umwana wakunaniye, utangire kumuhohotera umukubita ugira ngo ahari inkoni zabikemura. Oya, uyu mwana wagize iki kibazo ntabwo inkoni ibikemura. Ni kimwe n'umuntu mukuru wagize iki kibazo, ntabwo icy'ingenzi cyangwa se icyihutirwa ari ukumwirukana, ntabwo ari ukumuha amademande menshi mu kazi, nta nubwo rwose ari ukumuhohotera, cyangwa se ahubwo nawe mukoresha, cyangwa se niba ari n'umukozi mugenzi wawe ukaba ubona agaragaza ibi bimenyetso, ni ukumugira inama nyine akaba yakwegera abantu bashobora kumufasha mu mitekerereze, bakareba niba ibintu byahinduka bikajya ku murongo. Ndagushimiye rero wowe wankurikiye, kandi ndagusaba kugira ngo iki kiganiro uzagisangize n'abandi b'abana bafite iki kibazo, be kujya bakomeza guhohoterwa, kandi mu by'ukuri ari ikibazo bihuriye nacyo. Igihe iki kiganiro wagiha umubyeyi wese uzi, ariko kandi wagiha n'umurezi, ndetse n'abadusigaranira abana bakwiye kumenya ibi bintu kugira ngo nibura bajye babasha kubihanganira. Wakoze, naho ubutaha. Ariko niba warakoze subscribe ndabigushimiye cyane, nawe utarayikora ndifuza ko wakora subscribe ukarushaho kudushyigikira, kandi tukajya tubana mu biganiro bitandukanye, aho twigishanya, aho dushobora kungurana ibitekerezo. Wakoze cyane.